Ibihe byiza aho uherereye hose, komeza ugubwe neza. Turi Gisenyi komisiyoneri, muravugana n'uwitwa Gadi, turi mu kagari ka Buhaza hafi neza ya UTB. Tuje kubereka ikibanza gifite ubuso 250, gikora ku mihanda ibiri ya kaburimbo. Ni ahantu heza, miliyoni 23 ukajya. Iki kibanza gikora mitasiyo ako kanya. Murabona ko ari ahantu heza mu miturire, ni ahantu heza. Igikorwa cyose wahashyira amazu y'ubucuruzi, wahashyira amazu yo gucumbikira abantu, wahashyira inzu yo kubamo. Ni ahantu hari attract ku bukerarugendo. Reka kameramani agerageze bereke kugira ngo mubone ibice bigize iki kibanza kandi mukomeze mubige neza. Wifuza kubona iki kibanza ugomba guhamagara 0788387555. Ni ahantu heza wakwifuriza umuntu wese kugura. Ni ahantu heza pe. Aha hantu hashyira inzu ya tuwatire kashe cyangwa kadasitere nziza, kandi iyo nzu si byo ukenera inzu n'imodoka byo kugura ukabibura, cyangwa se byo gukoresha muri salo ubibone ku giciro gikeya kandi giciriritse kiri hasi cyane kugira ngo ubonere igihe. Ese ujya ukenera imodoka zo kugendamo, kuba watwara abantu muri deplacement isanzwe, wagize ibirori, inzu nziza zo gukodesha cyangwa kugura? Ese wigeze ukenera adresse zacu ukazibura? Izi zose ziri imbere yawe. Dukorera mu Gangari i Rubavu. Iki kirango cyacu cyiza uzakibona aho dukorera cyane. Imodoka tuba dufite, inzu nziza na apartment dufite, imodoka z'ubukwe nziza dufite, sonorisation nziza dufite, moto nziza zo kugura no kugurisha dufite. Dusangira Rubavu rero, turagufasha biriya byose ubonye. Niba ufite ubukwe ukaba ukeneye kugira ngo tugukurikiranire byose. Ariko nzi ko hano hajya inzu y'ibyumba 3 na salo, ikagira n'ibikoni hanze, ikagira n'agaparikingi k'imodoka imwe. Ni ahanyu. Mukore follow ku mbuga zacu kugira ngo mujye mukomeza kubona ibicuruzwa byacu bitandukanye.